uyu mugoroba mumfashe turebe ikigwa cyacu gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwoko bwanjye ni muyisohokemo. Ubwoko bwanjye ni mugire gute? Ni muyisohokemo. Ningi basohokamo ni Babuloni. Nagira ngo tugiye kureba iri jambo, nagerageje gukora ubucukumbuzi kuri iri jambo riboneka muri Bibiliya rivuga ngo Babuloni, nsanga rifite amasomo 168 arivuga. Urumva rero ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ikintu gifite amasomo agera muri 168 nangahe? 8. Ni ikintu gikomeye cyane. Babuloni ni iki? Iri jambo rikomoka ku ijambo ryavuzwe bwa mbere mu itangiriro, aho batubwira ibyo umwami umwe witwaga Nimurodi watangiye gutegeka ahantu hitwa Babeli. Iryo jambo rero rikomoka kuri iki? Kuri Babeli. Babeli bisobanuye iki? Babeli bisobanuye irembo ry'Imana. Noneho Babuloni bigasobanura ngo ni irembo ry'Imana nyinshi. Irembo ry'iki? Irembo ry'Imana nyinshi. Nukuvuga ngo rero Babuloni yagiye ikoreshwa abantu b'Imana berekeza ku murwa wabaga urimo kurwanya Imana, cyangwa se ku mbaraga ziba zihari ariko zigamije kurwanya iki? Kandi iyo ufashe Babuloni ugereranya na Yerusalemu. Yerusalemu nayo yagiye ikoreshwa, nawe ni umurwa, nk'umurwa wubaha iki? Kuko Yeru bisobanuye ngiki? Umurwa. Salemu bigasobanura ngo abaho, umurwa w'amahoro. Ubwo ni umurwa wubaha iki? Iyo mirwa rero ni imirwa yagiye ibaho ihanga, yagiye yubakwa ku isi na Satani. Mbese turajyanye? Iyo mirwa yagiye yubakwa ku isi nande? Na Satani. Kandi nta nubwo yubatse ku isi gusa, yaragiye abyubaka no mu muntu muri we imbere. Ese turi kujyana? Hari ibigaragara bihari tubona tugiye gusuzuma, ariko hari n'ibindi byiza imbere. Niyo mpamvu turi burebe imigabane igera muri 5 tugasubika. Hari Babuloni nk'umunara w'Ibabeli tugiye gusuzuma ijabo. Tugiye gusuzuma Babuloni yo mu gihe cyo kwa Nebukadinezari. Dusuzume Babuloni iyo Petero yavuze yuko yari i Roma. Yari iri hehe? Dusuzume Babuloni iyo Yohana yahishuye yuko izaba ari nyina w'amaraya n'ibizira byo n'ibizira byose. Hanyuma dusuzume Babuloni nk'umutima wa kamere, umwanzi w'iki? Umwanzi w'Imana. Ubwo ibyo bintu bivuze ni bingahe? Ni 5. Sashimwe se murahari? Murahari? Ariko mujya mwunguka cyangwa murahomba? Iyo mwaje hano murunguka cyangwa murahomba? Mana ibaha umugisha. Amen. Rero duhereye kuri Babuloni yo mu gihe cya mbere, habayeho igihe abantu bari bavuye mu muzure. Umuntu umwe witwaga Nimurodi wakomokaga mu muryango wa Hamu. Uyu mugabo ngo yaje kwadukana amarere adasanzwe. Uyu mugabo ngo yaje kwadukana imyanzuro idasanzwe. Ngo yari iki? Yurebye mu itangiriro igice cya 10 uhereye ku murongo wa 8, barakubwira ngo kandi Kanani, ngo kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Kushi umwe mu bana witwa Hamu, umwana wa Nowa, yabyaye umuhungu witwaga Nimurodi. Uyu mugabo witwaga Nimurodi yari umugabo ufite amatwara atandukanye cyane. Yaje afite abakaka, yaje afite amarere. Amarere yakuraga hehe? Ndetse ubukaka n'ubushongore yabikuraga he? Ngo yabikuraga kuko yabanjije kuba umuhigi. Hano barabitubwira ngo yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Ngo nicyo cyatumye bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo bwa mbere cyari Babeli. Igihugu yimyemo bwa mbere cyari iki? Cyari Babeli. Iki gihugu rero ntabwo ari aho ngaho yimye gusa, murabona imidugudu aho yimye, ariko Babeli niho wari umurwa mukuru waho yayoboraga. Iyo Babeli rero yaje kuyigira umurwa mukuru w'abagomeramana. Ndetse bafata imyanzuro, baravuga batuva twebwe icyo tugiye gukora, tugiye kwishakira izina rimenyekana, tugiye kwishakira izina rigira gute? Ubonye ngo Imana ifata abantu ibice, dore igihe yahereye ndetse irabafata ibanigisha amazi. None ni iki kitubwira yuko itazagaruka ikatuniga?
Niki kibivuga gutyo? Ubundi yabahoraga iki? Icyo yabahoraga ni iki? Azamura umwuka wo kwigomeka. Mbese birikumvikana? Kubera ko ngo yaragiye arya inyama, ngo ziragenda ziramusaguka kugeza ubwo yabaye igikuke. Abigikuke arangiza areba amategeko Imana yahaye abantu bari bavuye mu mwuzure. Yavugaga ngo nuko rero mubyare, mwororoke, mugwire isi, muyituremo, muyibemo. Arangije aravuga tumva ibyo bintu Imana yavuze yuko ngo abantu mubyara mukororoka ntabyo dushaka. Turashaka abantu bishyira hamwe maze tukubaka umunara, tukawuzamuka, tukazagenda tugera mu ijuru, tukayisangayo, tukayibaza impamvu yarimbuye abantu. Arangije abantu arabafata abashyira mu mashyirahamwe atandukanye. Nimurodi uwo mugabo w'umunyamaboko yubaka umunara w'igomero. Yubaka umunara w'iki? Agomesha abantu bavugaga ngo kubyara birakwiye. Abo umuryango wa Shemu bakomeza kubabwira ati nyamuneka nimuzi yuko Uwiteka igihe kizagera akaducungura binyuze mu maraso y'umwana w'intama. None rero nimureke tukomeze kubaha Imana, twere kwisuzugura, tutazagerwaho n'izindi ngaruka. Ibyo Imana yavuze ni ibingibi. Yaravuze ngo ntizongera kuribuza isi umwuzure, kandi yashyizeho umukororombya irabivuga. None rero byo kuvuga ngo umwuzure uzagaruka, uko niko ababwiriza babwirizaga icyo gihe. None ntabwo ari cyo rwose. Nimwumve inama za Nimurodi kuko yari afite imbaraga z'igihigi, yari yarubatse igisirikare, atangira kubahiga no kubica, akarengane kazamuka ubwo. Nicyo cyatumye bene Shemu birukanka bahunga abo kwa Nimurodi. Maze Nimurodi arakunda yegeranya abantu, atangira kwigisha n'abagore kubaka. Tagira ngo ni by'uyu munsi. Agashyiraho abantu bamwe bagomba guhinga mu mashyirahamwe, agashyiraho abandi bagomba kubatekera, agashyiraho abandi bagomba kugira gute. Utagira ngo iyi si yubakitse gutya muri iyi minsi mu buryo bw'amashyirahamwe ngo bishakire izina rimenyekana, ari iby'uyu munsi n'ibya kera. Nta gishya munsi y'ijuru, nta gishya munsi y'iki. Satani arimo arakusanyiriza abantu hamwe mu mashyirahamwe. Turi kujyana ngo bishakire izina rigize gute rimenyekana. Ndasubikiraho kuri iyo ngingo ngo bishakire izina rigira gute rimenyekana. Iterambere rero turavuga ibintu bisa naho bikomakomeye, ariko ufite amaso n'ubyitegereza. Ese umubwiriza avuga ngo iki? Umubwiriza arerura akavuga ngo nta gishya munsi y'iki, ngo nta gishya munsi y'iki y'ijuru. Reka babwire Nimurodi yari umunyamaboko, ndetse umva abo bantu bavugaga ngo mubyare mwororoke, ngo Imana yavuze yuko izatugirira impuhwe, ngo dore n'umukororombya urabihamya, ngo dore n'umukororombya ugira gute. Umva yarabafashe abahagaze, umva yarabishe, abandi bakubita ibiboko, abandi bakubita ikintu. Umva Kristo igice cya mbere ku murongo w'9, ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe kera nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru, nta cyadutse munsi y'iki. Hari abantu b'iki gihe bibwira ngo rwose ngo nitwe dufite ubwenge, ariko nta bantu bari bafite ubwenge nk'ubwa Salomo ngo mubabayeho n'abazamukurikira, sibyo? Nta bigeze ubwenge nk'ubwandi. Hari rero bavuga ngo twebwe ngo urabona dufite ikoranabuhanga, ngo urabona ngo twebwe dufite ngo artificial intelligence, ngo twebwe ngo dufite amarobo, ngo twebwe ngo dufite ibiki byose, ngo ariko ngo ibintu ngo byarahindutse, ngo byagize gute. Ndagira amabwire ko ubwenge abantu bafite ntaho buhuriye n'ubwo Salomo yaragize gute. Nimurodi ibyo bikorwa yakoze byo kurwanya Imana, byo kurwanya iki? Kugeza ubwo abantu bo mu isi bihaye kujya guruguruka mu mitima ngo barabe icyo umuntu atekereza, ngo nibarangize ngo bajye bamufatira imyanzuro. Urumva aho abantu bageze? Yewe mbe isi dusohoyemo
ngo barashaka kubaka ibyuma ngo bizajya bereka ko umuntu atekere. ngo barishakira izina rigira gute. Umva reka mbabwire, iyi si irakamwa amakuru, iri mu maberembera. Iri mu ki? Iri mu marembera, kandi abayiriho ntibabi bakubakubiye ahantu nkuko Nimurodi yari yarakubakubiye abantu, maze akabereka ibishashagirana, akababwira tumva nimureke twikorera amasima. Nimureke tugere gute? Twikorera amasima, dutwike amabumba, dushake inzego ndende, maze tuzamuke tugere gute? Gushaka kwinjira mu mudendezo w'umutima nama, ngo abantu bose bahindura amarobo, ngo maze nurangiza. Nasomye amagambo yashimishije umwanditsi umwe yanditse, uzabona mu gitabo cy'intambara ikomeye nako cyifuzwe byose 127, ngo mwisi higeze haraho abantu mbese turi kujyana, ngo bazahakwiye uburenganzira ufitwe n'Imana yonyine, ngo bazashaka kugenzura umutima nama w'umuntu, ngo bazashaka kugenzura umutima nama w'iki, ngo kandi ibyo ngibyo ari uburenganzira bw'Imana yonyine, ngo bazagerageza kubikora, ngo ariko Imana yashyizeho urubibi badashobora kugira gute, ntibazapfa babigezeho, ntibazapfa bageze gute, ngo nubwo bishakira izina rigira gute, mu minsi izaza mwa bakozi mwese bazabirukana, amarobo asigara atunganya akazi. Nibyo nimushaka rero, mwe mushaka utuntu runaka tw'imyuga myinshi muzirwarize, kuko bucyaho cyane yandi. Nibyo iba bishakira izina rigira gute ngaho. Umva, Nimurodi yafashe abantu bose abashyira ku murongo. Nimurodi ntabwo yari yoroshye, yari akomeye cyane, kugeza igihe ngo Uwiteka yamwitegereje iyo Babuloni aza kuyisenya. Ndagira ngo batangarize itangazo rikomeye cyane. Ibintu abantu bose bubaka kuri iyi si bishakira izina rimenyekana, ngo ni bitabashwa, ngo ni abakomeye, ngo ni iby'ubwenge, Uwiteka agiye kumanukira kubishwanyaguza kuko biramurwanya. Biramurwanya mu mitima y'abantu b'Imana. Ibikorwa byose bihari Satani akoresha abantu, ndetse bakageza naho ngo bashaka kureba umutima w'umuntu, umutima w'iki, kandi ngo Uwiteka yabigize ibanga. Ibi bintu mujye mubyitegereza mubibonemo yuko Uwiteka agiye kurangiza isi. Agiye kugira gute? Agiye gushyiraho umusozo. Agiye kugira gute? Ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe, maze ku murongo wa mbere niho ndi gusoma 11 mu itangiriro, ngo n'amagambo amwe, ngo bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kinini cy'igihugu cy'Ishinari, ngo baragira gute, barahatura, ngo barabwirana bati mureke tugira gute, tubumba amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, ngo ndetse bakafatanisha ibumba, ubwo ni sima. Hari igihe rero umuntu ukoresha isima uyu munsi wa none yibwira ko ngo ari we, ngo wazanye oya, no kwa Nimurodi isima bari bazi kugira gute. Isima bari bagize gute, bari bayizi. Isashini bavuga bati reka twishakire ibintu byo gukoresha ibumba, reka ibyombo, bati mureka twibate umudugudu w'inzu ndende w'amatafari, ngo tugeze mu ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi. Iyo uko itegeko niko ryavugaga, mubyare mwororoke mukwirawe, n'abavuga bati twe kwitatanira gukwira he, ubwo hagurukije ijambo ry'Imana cyangwa se hagurukiye. Umva, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu w'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe, n'ururimi rumwe, n'ibyo bagize gute, ibyo nibyo babanje gukora. None
nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindura ururimi. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yo barorera kubaka wa mudugudu. Icyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwa mwisi bose rukavamo nyinshi. Mwabyumvishe zinyuranye, kandi ariyo ngo kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yo, abatataniriza gukwira mu isi yo. Uwiteka abonye yuko ari uko nguko bameze, ngo aramanuka ngo arebe uko bameze, ari kumwe n'umwana, ari kumwe n'umwuka. Reka tumanuke. Maze ako kanya ngo indimi muri bo zirahinduka. Umwe yavuga ati zana igitiyo, akazana umwiko akamukubita mu maso. Undi yavuga ati zana isima, akazana ibuye akarimutera mu gahanga. Undi yavuga ati yaboneka zamukuze hano. Indimi zigira gute? Reka mubwire, indimi zo mwisi zigiye gutatana. Zigiye kugira gute? Zigiye gutatana. Zigiye gutatana. Nakubwiza ukuri, icyabaye nuko uwo murwa wo kurwanya Imana yaramanutse, ngo igihe kimwe inkuba zirakubita, imirabyo irabya, ngo maze bagiye kugira ngo, kuko bari babonye yuko kubaka byananiranye, maze ngo abahuje ururimi, ngo umwe agafata mugenzi we, ngo bagatambika bakagenda. Abahuje kuvuga Ikinyarwanda berekeza muri Afurika, abavuga Igiswahili berekeza Tanzania, abavuga Igifaransa berekeza mu Faransa, abavuga Icyongereza bajya mu Bwongereza, abandi barakwirakwira ahantu hose n'indimi zabo zigira gute. Uko niko bakwiriye mu isi. Itegeko ry'Uwiteka rirubahirizwa, kuko icyo Uwiteka yavuze ntigishobora guhinduka. Mbese biri kumvikana? Rero mugitegereze kuza ko kizagira gute. Kizaza naho cyatinda wowe gitege. Iyi Babuloni rero aho yari yubatse niho Babuloni ya kabiri yaje kubakwa. Mbese biri kumvikana? Aho yari yubatse niho Babuloni ya kabiri yaje kugira gute. Babuloni ya kabiri batubwira amavu n'amavuko yayo, ndetse ngo n'ubwami bwahazwe n'uwitwa Nebukadinezari, ise wa Nebukadinezari. Uyu nguyu rero ngo igihe cyari kigeze, iyi Babuloni ya kabiri yabayeho mu gihe runaka, ndetse by'umwihariko mu mwaka wa 605 nibwo yagaye cyane. Ni ukuvuga ngo mbere ya Yesu Kristo nibwo babara. Ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 605 niho iyi Babuloni yakomeye cyane. Uti yakomejwe n'iki? Yakomejwe n'abantu b'Abayuda bari bavuye hehe mu gihugu cyabo banyazwe, bajya kuyubaka. Bajya kugira gute? Bajya kuyubaka, kuko bari banze gukorera Imana, bagiye gukorera Nebukadinezari. Maze bajya mu buretwa barabumbabumba. Igihe abantu banze gukorera Imana, bazagenda bajya gusangira n'ingurube. Bazagenda bajya kugira gute? Bisangira ahantu mu buretwa n'abadashaka atabasha kwikura. Icyakora nagerayo ngo azaba umuyobozi w'ingurube. Ingurube n'abantu bose batihana, n'abantu bose batagize gute. Ndagira ngo babwire ngo Babuloni yo kwa Nebukadinezari niyo Babuloni yanyaze Abayuda igihugu cyabo, maze barabatwara. Igihe bari babatwaye rero bagezeyo, Imana yatoranyije bake muri bo kugira ngo bayihagararire, batigeze biyanduza, ahubwo bari bakiri abana. Abangabo bake muri bo bari barimo n'ababwiye Shadraka na Meshaki ndetse na Abednego, abo twiganye nimugoroba. Ariko nagira ngo ngaruka kwisenyuka rya Babuloni, ndababwire uko iyi Babuloni yagize gute. Yasenyutse. Tumaze kubona uko Babeli ya mbere yagize gute. Yasenyutse. Uwiteka yirangije indimi, kandi arangije yohereza umutingito n'inkuba n'imirabyo bikubita wa murwa, maze babona yuko koko bari bari mu mafuti. Ese biri kumvikana? Uko byakubakwa byose Uwiteka azabigira gute? Azabishwanyaguza mu gihe kigiye kuza. Arabirangiza. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwekiza umutima ku ijambo ry'Imana, bakumva icyo rivuga, bakarekiza umutima ku kwiyarura, ndetse bagakurikira umwana w'intama aho hajya hose, kugira ngo babashe kumugiriraho umugisha. Amen. Iyi Babuloni rero kwa Nebukadinezari nababwiye ukuntu yayubakishije, by'umwihariko amaboko y'Abayuda.
ngo yari yubatse ite? Iyo ugiye kwitegereza ukuntu Babuloni ngo yari yubatse, yari umurwa wubatse ku kilometero 60 renye, ngo yari ifite igipangu cyubakishije umubyimba w'igipangu wari ufite epeseri ya metero 8. Epeseri ya metero zingahe? Metero 8. Ku buryo hejuru ku gipangu abajyaga bawurinda babisikaniragaho bafite amafarashi. Ndetse ngo ukagira Babuloni uko yubatse, ukagira iki? Ukagira uruzi rwitwa Ufurati ngo rwawunyuraga munsi. Urwo ruzi bitaga Ufurati rwatemberagamo aho ngaho abantu bose babireba. Ngo Babuloni yari ifite iminara 250. 250 ingahe? Kuri kilometero 60 renye. Babuloni yari ikomeye. Kuri iyo minara habaga hariho abarinzi. Babuloni yagiyo yari ikomeye cyane, kugeza ubwo bamaze kuyubaka bayitambirije amazahabu, ndetse ngo yabaga iriho ibihanga by'intare. Niyo mpamvu ubwami bwa Babuloni bwagereranywaga n'iki? N'intare. Nitwiga Daniel igice cya kangahe? Cya 7 tuzasanga ari uko muko bimeze. Ndagira ngo ahangaha mubyumve. Kandi nanone kubera ko yari itambirijwe amazahabu, niyo mpamvu umutwe wa cya gishushanyo wari zahabu. Imana rero yarayikoresheje, yagize gute? Yarayikoresheje nk'umukozi wayo, maze ikwira isi yose. Bwari bwo bwami bukomeye, bwari bwigarura isi yose kandi bwayiyoboraga muri icyo gihe. Mbese turajyanye? Bwari bwo bwami bugize gute? Ariko igihe bwari bwarahawe cyagombaga kurangira. Mugoroba abana babwiye ibigendanye n'igishushanyo umwami Nebukadinezari yagize gute? Yarose. Nababwiye yuko umutwe wacyo wari zahabu, kandi izahabu bwari ubwami bwa Babuloni nk'uko Daniel yabisobanuye. Ndetse amaboko n'igituza byari iki? Byari feza. Ubwo bwari ubwami bwagombaga gukurikira bwa kabiri, bwagombaga gukurikira ubwami bwa Babuloni. Ubwo bwami rero bwaje gusimbura ubwo bwami bwa Babuloni, ni ubwami bw'Abamedi n'iki? N'Abaperesi, nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 45 yuko hazaza umuntu uzahangura ubwami bwa Babuloni. Mbese turajyanye? Yuko hazaza umuntu uzahangura ubwami bwaki? Bwa Babuloni rwose akabuhangura. Kandi bo ntabwo babibwiraga yuko Babuloni izagira gute. Ndagira ngo mbahe amateka makeya y'uwitwa Kuro wahanguye Babuloni. Ndagira ngo mbabwire ngo Babuloni yari yubatse ku buryo inzugi zayo ntabwo wari kubasha kuzurira, nta nubwo wari kubasha kumeneramo. Abarinzi babaga bahari, kandi Babuloni yari ikomeye cyane ku buryo abantu bose bayitangariraga, kugeza ubwo umwami wayo Nebukadinezari yabizize. Ubwo yiyemeraga avuga ngo ngiyi Babuloni nagize gute? Niyubakiye ngo hameshe icyubahiro. Ngo hagire gute? Ngo hameshe iki? Uzasanga abantu bo mwisi bavuga tuva ngibi ibihugu byacu twikoreye, ngibi ibihugu byacu twagize gute? Intoki z'amaboko, kwirata ibikorwa by'iki? Bibiliya irero rikatubwira ngo uwirata yirate ko asobanukiwe akamenya ko Uwiteka. Yeremiya igice cya 9:22 ngo wirata ngo reka umunyabwenge kwirata ubwenge bwe, ngo intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Ngo ntabyumvishe? Ngo umunyabwenge kwirata iki? N'umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ngo n'umunyabwenge kwirata ubwenge, ngo ahubwo wirata yirata ibigibi, yuko asobanukiye yuko Uwiteka ari je Mana y'ibambe. Amen. Kandi ko ngira imbabazi. Amen. Kandi ko ngira ubutabe. Sira ry'Imana habe cyubahiro. Amen. None bavandimwe, nimwumve ukuntu yasohotse ari kwiyemera. Nimwumve Nebukadinezari ukuntu yasohotse ari kwiyemera ngo ngiyi Babuloni yagize gute? Nababwita mubayeho. Nebukadinezari rero yagize amahirwe arihana. Nebukadinezari yaragaruka ubwenge kuko yari yarahindutse nk'inyamaswa, yasabye Imana imbabazi iramubabarira, ndetse yandika n'inyandiko yo guhamya yuko Imana yo mu ijuru yonyine ariyo izakora ibintu byose uko bishaka. Maze arabisobanura neza mu gice cya 4. Nuko rero abamukurikiye bakomotse mu rubyaro rwe ntabwo bigeze bita kuri iyo miburo, ahubwo basuzuguye Imana. Bagize gute? Basuzuguye Imana. Bayisuzuguye gute? Nimuza gukurikirana murasanga igihe hari hagezweho umwuzukuru we witwaga Beluteshazari.
uwo nguwo yaratangiye guhakana iby'Imana, ndetse ngo aragenda afata bya bikombe Nebukadinezari yari yaranyaze, anyaze i Babuloni ngo muri dogera igice cya 5. nuko amaze kubifata ngo atangira kubinywesha inzoga mu birori yari yarayemo, yararitsemo abantu ngo bararingera, maze asuzugura izina ry'Uwiteka. Ntabwo nubwo Nebukadinezari yari yasengaga ibigirwamana, ibikoresho by'Uwiteka yarabifashe arabika gusa. Arangije rero uyu nguyu araza arahangara, ndetse afata ibyo bikoresho. Nuko ubwo yafataga ibyo bikoresho, ingabo zo kwa Kuro nazo zari ziri hafi. Ariko reka gato mbere yuko njya mbere mbabwira amateka ya Kuro. Kuro uyu nguyu yahanuwe izina rye ko azabaho mbere y'imyaka 100 ataravuka. Amen. Kandi ni ucye Uwiteka avuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, haravuga ngo nakumenye ntarakurema, nakumenye ntaragira gute, ntarakurema ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Uwiteka abwira Yeremiya, wari uzi ko nawe burya uri cyahanuwe, uri cyagize gute? Uwiteka arakuzi mbere y'uko ubaho. Yarabizi neza yuko uzaba utuye kuri uyu musozi, yarabizi neza yuko uzaba uri umukozi ukora ibinini, yarabizi neza yuko uzaba uri umuririmbyi, yarabizi neza yuko uzaba uri umuyobozi muri leta ufite inshingano zinizi. Ariko ntukipfushe ubusa, jya umwubaha. Amen. Haleluya. Ati nakumenye ntaragira gute. Kuro rero nawe ibyo byahanuwe mbere yuko imyaka 100 avuka, nibwo ibyo byagize gute. Ndetse ngo mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi ngo hariho umugabo umwe wari ufite umukobwa, ngo maze umukobwa w'Umumedi, ndetse ngo atwarira umwana w'umwami atwaye inda, ngo bumva ko ari igisebo. Bigiye bavuga ko ari igisebo atwaye inda, habayeho ikintu gikomeye cyane. Ngo umwana yaravutse, amaze kuvuka ngo umwana baravuga batumva mumujyane mujye kumwica, ntabwo umwana w'umwami yabyara ikinyenda. Ntabwo yabyara ntabwo yabyara ikinyenda. Maze uwo mugabo bari bahaye kujya kumuroha no kumwica, ngo nawe yari afite umugore ufite inda. Ngo ageze mu nzira bamubwira batumva, uzi ko umugore wawe yabyaye umwana upfuye kandi amashereka amumereye nabi. Amugize gute? Amumereye nabi. Ngo arajya ku gahinja ngo agiye kushugunya, ngo ahita avuga ngo mu mutima we ati reka mushyire umugore wanjye Mose amwirerere. Amen. Maze aragenda amushyira umugore we arererwa hafi aho ngaho, kuko umugabo w'ingabo yari atuye aho hafi. Amen. Iyo Uwiteka yavuze ngo ubaho uba, nubwo inda bashaka kuyikuramo. Hari benshi bashatse gukuramo inda. Ibyo byaha kandi ngo ntimwabyicujije, muri abicanyi nk'abandi. N'ikimenyimenyi leta ibafasha yabakatira burundu, cyangwa se ikabakatira imyaka 30 nk'abajenosideri nk'abandi. Erega baba barabiryamyeho. Umva, ibyo byaha byose biba byarakoze rwihishwa, abantu bagaceceka. Iyo byaturi imbere y'Imana birababarirwa. Ariko iyo abantu babituka ngo birakomeye cyane, Satani ababibikiye bagucumbikiye imperuka. Icyo kintu uracyumvise? Ubucumbikiye iki? Imperuka. Umukobwa w'umwami agira agahinda, avuga ati umwana wanjye bagize gute. Ariko Kuro ntabwo yapfuye, ngo Kuro yabyiswe n'uwo musirikare. Amen. Ngo mu mutima we ngo yagiye kumva yumva izina rigize gute. Reka mubwire, izina witwa ntabwo ari ritungurano. Amen. Ndagira ngo mubwire ngo Kuro yakuze aho ngaho areba uko ibibwami bimeze, akurira hafi aho. Ibibwami byose yaragize gute, yarabi. Kuro amaze gukurira aho ngaho, aba umugabo w'ingabo w'igisirikare cy'abana bo muri quartier. Mbese bikumvikana? Bo muri quartier arayegeranya, uzaba rero batoya bafite impano y'ubuyobozi, akajya bereka ukuntu bakora imyitozo kuko yabaga yarabibonye. Maze akabigisha parade, bakagira gute, bakadefira. Maze bakosa akabakosora. Ngo hari undi mwana w'umwami ngo wavukiye aho, undi mwana w'iki. Maze nawe aza muri abo bana ngo gukina. Noneho Kuro abakoze amakosa akabakubita nyine nk'umusirikare nta mikino, kuko yabonaga ariko babigiye
N'igihe kigeze Kuro rero akubita umwana w'umwami usa naho yemewe, ngo maze ngo umwana agenda arira ngo ajya kubwira sekuru ngo amubwira ukuntu ngo amukubise, ngo barangije batuma kuri uwo mwana wakubise nde bakubise umwana w'umwana, ngo ageze aravuga ati rero twebwe dufite amategeko yacu mu gisirikare cyacu kuko natwe dukina iby'igisirikare, ubwo rero akoze amakosa ndamukubita, namuhanaga ntabwo uko mwanze. Maze ngo uwo mwana aramwitegereza ngo asanga afite amarere n'amatwara ngo aza guperereza ngo asanga ari wa mwana bagiye ngo atarapfuye ngo ako kanya ngo ahita ashyiraho itsinda nanone ryawo kumwica. Aho noneho haba abandi bamubwira bati nyaboneka bavuze ko bagiye kukwica, maze ngo ahita afata abana babe ngo avuga ati nimuze tujye guhiga, muze tugiye guhiga. Ku myaka yabo mikeya abajyana mu ishyamba. Kuro rero ageze mu ishyamba noneho atazi igisirikare nta gisirikare uva, noneho ngo hari ingabo nyinshi, ngo abayuda bumvise yuko ngo hari izina ry'umuntu witwa Kuro kandi uzarwana akabacyura. Muzi ko bari barahawe igihano cy'imyaka 70, batangira kumubwira bati Uwiteka yarakuvuze. Amen. Bamusobanurira umuhanuzi, reka mubwire ubundi hari abantu b'ubuhanuzi butavangi sirabyibare hamwe cyubahiro, mujye mwikaraba mubigishe nyere gupapara, murabona ngo papa ngo ibyo ni ubuhanuzi bwanditse isashi ngo papa urabona ngo mwiravuze ngo kasha ibyakuro ko Imana yavuze imyaka 100 imbere byarahushije. Ibyahishuwe birahari, haleluya, bisobanura umurongo ku murongo. Amen. Imana ishaka kuguhindura umuhanuzi irabigusobanurira, ikagusobanurira ibyasohoye, ikagusobanurira ibyo bisohora, ikagusobanurira n'ibisiga. Ibi dusakuza mu nibi abantu barakwiriye ngo intambara kuba YouTube abantu muhora n'ubwoba muhorane, reka mu bugi ni ibyaha biba byihishe mu mutima. Abahanuzi bati abantu ngo ariko reka mbabwire Bibiliya niyo buhanuzi butavangiye. Amen. Uwiteka ibyo yashatse kuduhishurira byose arabiduhishurira, nta na kimwe yaduhishe. Haleluya. Kuro rero aragenda nihuse mu magambo, aratambuka araza kubaho bwa bwami bwa sekuru, arangije yima ingoma mu Bumedi. Haleluya. Ayobora Ubumedi n'Ubupe, maze abayuda barushaho kumva yuko himye umuntu witwa Kuro, maze baramubwira tuva ni wowe uzaducyura, genda ufata bwami bw'Ibabuloni. Ubwami bw'Ibabuloni. Kuro rero atangira kurwana ndetse kugira ngo azajye gufata Babuloni. Ngo nuko rero ubwo Kuro yarwanaga ingabo azikuramo, maze ageze ndetse i Babuloni, kuko Babuloni yari yubatse ndetse izengurutswe n'amazi, atari amazi gusa, hari imirima imbere ya Babuloni. Maze ngo asanga umugabo witwa Beteshazari ngo yatekesheje ibyo kurya, yashyize indaya imbere ngo ziri kubyina imiziki ari imiziki i Babuloni. Ngo agera ubwo abwira abarinzi n'abati nimuze munywe murye, nimuze munywe mugire gute. Mwisi rero nuko guko bibereyeho. Bene Zerote niko bavuze igihe Yesu yaravuze ngo uko niko bizabera no kugaruka k'Umwana w'umuntu, bazaba barya, bazaba bashingira, bazaba ngo kugeza igihe Nowa yinjiriye mu mujyi ntibagira uva ngo umwami witwaga Beteshazari ngo yarababwiye tuva nimuveho, nimuze mwese mwinywere, nimuze mugire gute. Maze baragenda baranywa, maze baragenda barasambana, maze baragenda bakora amahano, maze baragenda igihugu cyose ngo ndetse
ngo bibagiwe no gufunga igipangu, ngo maze abarinzi bari aho ngaho kubera ko bari basinze bagira gute, barasinzira. ngo uko niko rero ingabo za Kuro zaje muri iryo joro, maze ngo ziraza zirabasakiza, ndetse ngo zihageze zibura ukuntu zambuka rwa ruzi, ngo kuko bari baracuguye urunogo runini cyane. urwo runogo nirwo bari barakuyemo amatafari babumbishije bubaka Babuloni, kandi ababikoze ni Abayuda gito kuko baje gukora umurimo w'Imana. urumva? maze icyo kibayeho, maze ngo barangije bafata rwa ruzi bararuyobya. bafata rwa ruzi bagira gute, baruyobereza muri cya kinogo, uruzi ruragenda rurakama. barangize baza bavogagira muri iryo jondo. abasirikare bafite uburakari budasanzwe banyuramo aho ngaho, bahageze basanga n'inkike zigize gute, ndetse Babuloni irakinguye. barangije aho ngaho bagera mu murwa, ngo bagera mu murwa, ngo abaturage bamwe bababonye, baragira ngo bati nyabuneka abantu bafashwe, abantu bagize gute. kandi aho ngaho niho Daniyeli yari amaze gusobanura ya nyandiko, ngo niho Nebukadinezari ngo igihe bari bamaze gusiga, bamaze kuvuyarara, ngo babonye ikiganza cyandika ku rusika. ngo babonye ikiganza cyandika hehe, amagambo akomeye kandi atera ubwoba. ubwo bari hanze, maze Daniyeli nabo bari mu nzu aho ngaho, kandi urutoki rwanditse amagambo agize gute, amagambo akomeye avuga ngo meni tekere farisini, bisobanuye ngo wapimwe ku gipimo usanga utagize gute, ngo ni ukubwami bwawe burabunyazwe, none buhawe abaperesi. nguko uko byagenze rero. mbese babyeyi, mbese basore, Imana kuri biradupima ku gipimo, none twanyagwa. none wanyagwa wabigenza ute? ukibere mu mutamararo w'Abeluteshazari. ngo yari yashyize indaya ku karubanda, ngo yateretse abantu inzoga, ngo ndetse yahangaye no gufata ku byashinganywe, afata ibyera by'Uwiteka, ngo ibikombe by'Uwiteka ngo bamweshe iki, inzoga. aravuga ati abantu nimurye, nimusambane, nimwibe, nimwice. ngo uwashakaga ngo yice undi aho ngaho, ngo nta tegeko ryari rigihari. igihugu cyari cyahindutse umwanda. cyahindutse iki? ngo ako kanya abo basirikare barahahinguka. Daniyeli we yarangije kwisohokera, Abayuda bose bari barangije gusohokamo. kubera ko barabizi neza yuko Babuloni iri mu nyango cyanze bigize gute. nicyo cyatumye umuhanuzi Zekariya yarabihanuriye, aravuga ati yaba wa mukobwa we w'Isiraheli wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, ihute uhunge, ihute ugira gute, bwoko bwanjye nimuyisohokemo. Babuloni y'uyu munsi nayo irakomeye, irubatse rwose, ifite gahunda runaka zubakitse, ariko bwoko bw'Uwiteka nimusohoke muri Babuloni. haleluya! musohoke mu myumvire iri hano muri iyi si, mugendere mu mategeko n'amateka y'Uwiteka, mwirinde icyaha n'igisa nacyo, musabe imbabazi z'ibyaha byanyu, ndetse mwemere kubatizwa mu mazi menshi, mubyarwa n'umwuka kandi mubyarwa n'amazi, niko muzabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. haleluya! naho Babuloni y'uyu munsi yo nayo yarangije gucirwaho iteka. uko niko rero abasirikare bo kwa Kuro bazanye inkota, baratikagura abasagutse bakeya bagize amakenga, ngo barirukanse bajya gushinga kaminuza y'abapfumu ahitwa Perugamo. niyo Roma y'uyu munsi. Perugamo. Babuloni y'ubwoko bwa gatatu rero. Petero abivugaho iki? kwa mbere rwa Petero igice cya kangahe? kwa mbere rwa Petero igice cya 5:13. Petero igihe yarari i Roma, muzi uburyo ki Petero yishwe na Nero, umwami w'abami w'Abaroma wayoboraga icyo gihe. Nguyu rero Petero igihe bariyo, abantu bari baratangiye kwigarurira imyumvire y'itorero ryari rizima ryahasizwe na Pawulo. ubwo rero icyo gihe Roma niyo bitaga iki? Babuloni. none iracyahari cyangwa yavuyeho? iracyahari cyangwa yavuyeho? Urwanda rwa Petero igice cya 5:13. itorero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe natwe rirabatasha, riragira gute? icyo gihe yarari hafi kwicwa Petero,
acuritswe umutwe, maze atangira kubandikira ati riragira gute itorero ry'i Babuloni. Icyo gihe Roma, icyo gihe bayitaga, intumwa zayitaga Babuloni. Yari ikiri Roma mpagani, kandi Roma mpagani niyo yasimbuwe na Roma nkirisitu. Tuzarushaho kubucukumbura. Niyo yasimbuwe na Roma nkirisitu. Nimuza kwinjira muri Bibiliya zanyu mugasoma iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Muri Bibiliya ntagatifu muze kubisoma, hepfo uyifite narebemo igice cya 13 asobanukirwe, no mu gice cya 17 aho basobanura iby'ihabara ry'icyamama. Hose mu gice cya 13 n'igice cya 17 baragenda bakubwira ngo ni umurwa wa Roma, ngo ni umurwa w'iki. Bibiliya ntagatifu mugende mu birebe, ibyo giye kuvuga he kugira umuntu uvuga ngo ni ibintu byanjye, ahubwo mu birebe. Iperugamo nari babwiye ukuntu bamwe mu bapfumu n'abakwenikweni barokotse ku nkota ya hehe, ku nkota y'Abaperesi, baje bagahungira hitwa Iperugamo, ariho haje guhinduka umurwa wa Roma. Bisobanuye ahirenge ngo baraje bashinga kaminuza yabo y'abapfumu n'abacuri n'abakwenikweni, batangira gutoza abantu bo kuri uwo musozi kugomera Imana nk'uko n'ubundi Babuloni babigenzaga. Bagiraga gute? Muzi yuko aribo barwanyaga Abadaniyeli, muzi yuko aribo bashyizeho igishushanyo, muzi yuko aribo bishe itegeko rya kangahe, rya kabiri. Baraje rero bahita bongera gushinga umurwa w'icyigomeke aho ngaho i Babeli. Niyo mpamvu Babuloni yimutse ivuye Babeli iragenda iza ku mujyi cyane Nebukadinezari, yongera irimuka ijya hehe, ijya ku musozi Perugamo. None Perugamo aho ngaho hari ari itorero ry'i Roma, ndetse Roma pagani iza kwimika Roma nyirisitu, iza kwimika Roma nyirisitu. Niba ushaka kubyumva neza, tugeze mu bwami bw'abantu kuri cya gishushanyo, ni ukuvuga ngo ubwami bwa kane bwari ubwami bw'icyuma, kandi ubwo bwami bwerekanwa ko ari Roma paga. Noneho rero ubwami bwa kane ntabwo bwarangiye gutyo gusa, ahubwo kuko turi mu bwami bw'amano n'icyuma, icyuma biracyagize gute, biracyahari bivanze n'amano. Niyo mpamvu ugiye kugusomera mu gitabo cy'ibyahishuwe hakubwira icyo bavuga kuri Babuloni. None bavandimwe, nimwumve icyo Uwiteka avuga ahangaha. Avuga ngo iki, itorero ry'icyo gihe ryari riri i Babuloni, niryo Petero yari arimo, ndetse niho biciwe. Si Petero gusa, ndetse na Pawulo bamukase igihanga. Nicyo kituma bitaga Babuloni, kuko Babuloni na kera yarwanyaga abantu b'Imana, none ikabica. Ubwo rero abami b'abami ndetse b'Abaroma ndetse nibo bitwaga Babuloni y'icyo gihe. Ijambo ry'Imana rero ririsobanura. Amen. Ijambo ry'Imana rigira gute? Uwo murwa rero niho abantu batangiye kuzamurira ibigendanye no kugomera iki, no kugomera Imana. Tuzarushaho kubicukumbura tubirebe, ariko iyo Roma y'icyo gihe ndagira ngo mbabwire yuko nawe wabaye umurwa ukiri mu isi, kandi urwanya iki, urwanya Imana. Niba mugira ngo mubyumve neza, niko gahunda kavuzwe muri Daniyeli yuko kadutse hamaze kuvaho amahembe 3, ndetse ni nayo nyamaswa avuye mu nyanja mu gice cya 13, ndetse ni nayo maraya mu gice cya 17, ndetse ngo niyo mugome nk'uko Pawulo yabihanuye mu Batesalonike. Tuzarushaho kubicukumbura. Iyo rero niyo Roma uyu munsi wa none icyubatse. Ubutumwa dufite rero nubwo abamarayika 3, kandi ubutumwa dufite butangaza irimbuka ry'Ababuloni. Byashuwe igice cya 14:8. Umva icyo bivuga ngo iki, reka dusome. Dufite ubutumwa buri kuri uyu musozi bwitwa ubutumwa bw'abamarayika bangahe? 3. Nuko rero ni ubutumwa bugomba kuburirwa mu isi yose, imperuka igahera ikagira gute. Niko turimo kubwiriza kuri aya manywa, ndetse abantu babwirwa kugaruka, ndetse bakaramya Imana Umuremyi. Ubutumwa bw'amarayika wa 2 buvuga ngo iki ku murongo wa 8, buravuga ngo marayika wundi wa kangahe? Wa 2 akurikiraho aravuga ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo roba ry'ubusambanyi bwawo. Wateretse amahanga yose iki,
Babuloni wateretse inzoga. Mwese muzi ukuntu inzoga ituruka mu mutobe, umutobe wavanzwemo n'iki n'imete. Mu yandi magambo, ubutumwa bwari buryohereye ari bwiza, ubutumwa bugereranywa n'umuto. Bafashe ijambo ry'Imana bararitubura, bashyiramo impete, bashyiramo impetezi, maze barangije basomesha ku mahanga yo, basomesha ku mahanga yose. Ubwo rero ni inyigisho z'ibyo zuzuye muri iyi si, tuzazibasobanurira. Iby'agahembe gato kakoze tuzabivuga. Isashi turabivuga ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi. Ndabe turebe izo nzoga ni bwoko ndetse ntabwo ari aho ngaho gusa. Mu byanditswe igice cya 18 hari inama itangwa, ndetse mwumve ukuntu iyo nama ari nziza. 18 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa kangahe dusome. Hanyuma y'ibyo byanditswe 18, mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware ngo bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza. Uwo marayika n'umubwiriza butumwa utwaye ubutumwa bw'amarayika batatu, uje kongerwamo imbaraga hano na marayika wa kane. Arangurura ijwi rirenga, haleluya. Arongera aravuga tumva, iraguye Babuloni ikome, ihindutse icumbi ry'abadayimoni n'ahantu harindirwa imyuka mibi n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Ahantu hari icumbi ry'abadayimoni, nibashake babe ari ab'ubusambanyi, nibashake babe ari ab'amahane, nibashake babe ari ab'ubujura, nibashake ari abo kwica isabato, nibashake babe ari ab'uburozi, nibashake babe ari ab'ubwibone. Dore ko ibyaha bihari ahantu hose. Ibyaha biri ku nzara, ibyaha biri ku matwi, ibyaha biri ku musatsi, ibyaha biri ku mitsina, ibyaha biri mu ngingo. Ahantu hose harundirwa abadayimoni ni Babuloni. Nechi iraguye rero, iraguye ahantu harindirwa imyuka mibi yose. Iyo ni Babuloni. Wasanga itakuri ku gahanga, wasanga itakuri ku gahanga. Iraguye bisobanuye iki? Reka sobanura kangahe. Bwa mbere na mbere bya Babuloni Pawulo yavugaga ntabwo yigeze igwa, ntabwo yigeze igera gute. Iracyariho, iracyakora inshingano za. Ibimenyetso biranga ni byinshi. Hari ibikigendanye no guhindura amategeko y'Imana, hari ibikigendanye no guhindura ibihe, ikigendanye no guhindura iki, hari ibikigendanye no gukuraho igitambo gihora. Ibyo byose nzabisobanura. Harimo ikigendanye no kuzana inyigisho zishingiye gusenga imyuka y'abapfuye, imyuka bagize gute. Harimo ibigendanye na indulgence, aho abantu bahabwa imbabazi bamaze kwishyura amafaranga, bamaze kwishyura. Harimo ikigendanye no kwiha ubutware bw'umuntu umwe ngo niwe ushinzwe amadini yose ku isi. Babuloni bavuga ngo iraguye inshuro ebyiri. Nuko Babuloni yariho cya Pawulo by'umwihariko na Petero yarangiye yakomeje kubaho. Izagwiyo iracyahari, ariko yubatse n'ikindi kintu cyitwa urwinjiro rw'amadini. Urwinjiro rw'iki? Kubera ya mashyirahamwe ifata amadini yose yakusanyiriza aha kugira ngo agire imyumvire imwe, kugira ngo agire gute. Amabwiriza agomba guturukaho rero ngo niyo azayobora abantu mu kubaha iki. Ibyo bintu rero niko byubatse mu isi, niko bikize gute, niko bikize gute. Ngo harimo bamwe barimo kwidorereza, ariko nagira mubwire bavandimwe, iyo myumvire ngo niyo isi yose igomba kugira gute, kugenderaho. None iyo Babuloni niyo mpamvu bavuga ngo iraguye kabiri. Ni ibintu bibiri bigomba kugira gute. Hari Babuloni na Roma, ndetse n'ibikorwa byayo n'inyigisho zayo n'inzoga zayo, ariko ngo hari n'abakobwa bayo, hari n'iki, abakobwa bayo bafatanyije nayo. Abo nibo biyungiye hamwe, ndetse Bibiliya yaberekanye nk'imyuka itatu y'ibiceri, umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse n'ikiyoka, ndetse n'iki. Nimwumve mu gice cya 16, igice cya 16 barayisobanura. Bayivuga ngo iki? Hano baravuga ngo marayika wa gatatu asuka urwabya bwe mu ruzi runini Ufurati, amazi yarwo 13 hano bavuga ngo nuko 13 nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya
yo havamo imyuka itatu isa n'ibikeri ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose ngo ibahurize ndetse ngo ifata abami bo mu isi nta n'umwe usigaye kuko bagereranywa n'ibumba maze icyuma kikaba kiri hagati yabo kirabakandakanda maze kikabashyira hamwe mu mashyirahamwe atandukanye nk'ayo Nimurodi yakoze muri cya gihe ndetse kugira ngo bahaguruke kurwanya Imana barayirwanya gute muri iyi minsi y'imperuka bazahindura ibihe n'amategeko ibyo ngibyo bikomeze kubaho ndetse ngo isi irimbuwe izize yuko bya rindi nababwiraga ejo bundi muri Yesaya 24 kuko abaturage bayo bica amategeko ndetse bagahindura isezerano ritagira gute ubwo bariyugira hamwe kongera gushyiraho ubugomeramana icyo bazashyiraho nta kindi ni itegeko rimwe ryo gusenga ku munsi umwe niyo mpamvu abantu bagomba kwirinda igishushanyo cya Babuloni iri kugira gute iri gukorwa kandi bakirinda ikimenyetso cya Babuloni irimo gushyira tuzabisobanura ibyo ngibyo izashimye none se bavandimwe ni gute abantu bakomeza kugira imyumvire ishingiye muri Babuloni bwoko bwanjye nimugire gute muyisohokemo hano batubwira ikintu gikomeye cyane hano mu gice cya 17 batubwira ibyamara ikomeye uhetswe n'inyama maraya n'umugore w'indaya utagira umugabo w'isezerano ahubwo uryamana n'abagize gute iyo Bibiliya ivuze itorero hari aho irengurira yuko ari hari umugore mwiza mu gice cya 12 ariko hari na maraya mu gice cya 12 mu gice cya ahangaha cy'ibyahishuwe batubwira iby'umugore wari wambaye izuba ugereranywa n'itorero ry'Imana rihari ku isi ariko ku isi hano bakatubwira ngo nanone n'ikihabara iby'umugore nanone wabaye indaya wari ufite umugabo ariko aramuharika mu yandi magambo bahoze bemera Kristo ariko barangije bamugerekaho ibindi bamugerekaho kwica amategeko y'Imana barayagoreka bamugerekaho kuzana ibigirwamana bamugerekaho gusenga imyuka bagize gute gusenga abatagatifu bamugerekaho indulgensiya bamugerekaho ibigendanye no kwiha ubwami n'ubushobozi gutanga imbabazi gukora ibiki byose hari ibintu byinshi ariko ngo maraya uwo arakomeye umva hano uko bamuvugaho haza umwe muri ba marayika byaje 17 ndetse bari bafite za nzabyarwi arabwira ati ngwino mwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho iraguye ngwino mwereke iteka maraya ukomeye azagira gute maraya ukomeye azacirwaho ndetse ngo yicara ku mazi menshi amazi Bibiliya ivuze amazi bivuze amateraniro menshi ahantu hari abantu benshi niwe wicaye hejuru yabo mu yandi magambo niwe wayoboye ndetse niwe abami bo mu isi basambanaga nawe ngo ndetse abari mu isi bose basindaga inzoga arizo ubusambanyi bwe anjyana mu butayu ndi mu mwuka ndetse mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 ndetse n'amahembe 10 ngo uwo mugore yari yambaye imyenda y'imihenge ndetse n'iy'imihemba yararimbishijwe izahabu ndetse n'amabuye y'igiciro cyinshi ngo ni Margarita mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe mu kanwa ke ngo ndetse mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane byanditsweho ngo Babuloni ikomeye nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi byose fashe ibintu byose abishyira mu mafederasiyo abishyira mu mashyirahamwe ngugurizwa abari umugaragu wagize gute muzaguma mu myenda ntimushobora kwakira ubugingo bava bwoko bwanjye nimugire gute usohokemo ushobora kuguma mu myenda imyaka igana gutyo ukakira ubugingo ngo bishakiraga izina rigira gute rimenyekana reka mbabwire uyu mugoroba ngiye gusubikira ariko icyo ndi kuvuga ni kimwe uwitwa ubwoko bw'Imana asohoke muri iyo myumvire yose ipfuye
amen, mu nyigisho z'ibiyo zateretswe amahanga yo, zishingiye ku kubara iminsi, zishingiye ku gusenga imyuka bagize gute y'abapfuye, zishingiye ku mafuti menshi cyane. Rero imyuka, aharindirwa imyuka hashobora no kuba mu mutima, amen. Niyo mpamvu Babuloni ikomeye ushobora kurwanya ugatsinda n'iri ku bwonko bwawe, ni umutima wa kamere. Bibiliya mu Baroma iratubwira ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'iki? Biriya bintu byo hanze ntabwo bikomeye, ushobora kubibamo ufite ubwenge, ugahisha umutwe, kandi naho wapfa bikwishe uri muri Kristo nta kiba. Ariko Babuloni ikomeye kuyitsinda ni wowe ubwawe kwirwanya ukwitsinda, kuko kamere yawe ni umwanzi w'Imana kandi muraturanye. Reka bari yosoreza ndasoma mu Baroma isashimye, ni umwanzi w'Imana. Ushobora kwirirwa uhangaye n'ibyo bintu bigaragara ukibagirwa yuko Babuloni muturanye, murararana, mujyana gushaka ibyo kurya, ntabwo yisiga muri ku iyo rero niyo iteye ubwoba. Mu Baroma igice cya 8 nimwumve amagambo ahari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Ndaza kugenda satira umusozo ahangaha, ariko babwira ngo abana b'Imana bayoborwa n'umwuka. Abana b'Imana bayoborwa n'iki? Kandi abayobora mu kuri kose. Ijambo ry'Imana niryo ribamenyesha ukuri, kandi ukuri kukababatura. Kandi ijambo ry'Imana niryo ribamenyesha umwana, kandi Bibiliya iravuga ngo umwana n'amabatura muzamubature by'ukuri. Amen. Muzamubature byinshi. Ndagira ngo rero mbinginge ngo Imana y'amahoro ibafashe kandi bagirire neza, kuko Bibiliya iratubwira hano mu gice cya 8 ku murongo wa 5 aho Bibiliya ivuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Amen. Mbese ukeneye ubugingo n'amahoro, saba Imana umutima w'umwuka. Amen. Umutima w'iki? Umutima w'umwuka wera utahe muri wowe. Utaha mute? Iyo wemeye ibyitwa ibinyoma, iyo wemeye ibyitwa ibyaha, ukabizibukira kandi ugasaba Imana imbabazi, Imana iguhindurira amateka. Ibya kera muri wowe bigira gute? Birashira, ukaba umuntu mushya. Amen. Umutima wa kamere nta muntu utawugira. Bisobanuye ngo rero ushobora gutuka Babuloni ibigaragara, ariko Babuloni ikuriho iki kugenda akora kumvishe, kuko Babuloni yabayeho irwanya Imana rwose, kandi nta kintu kirwanya Imana nk'imitima ya kamere tugenda. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'iki? Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana. None se ya Babuloni yarafashe amategeko irayahindura, yafashe amategeko y'Imana igira ngo ifata ibihe irabihindura, itangira kubwira ngo abantu ngo umunsi utangira saa 6 za nijoro, saa nijoro nzabibasobanurira, reka ko ngako mbe nasigara. Ariko nagira ngo nkubwire ngo umunsi utangira bugoro. None rero ndetse ngo iyi ngiyi umutima wa kamere ngo ntumvira amategeko y'iki? Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere wari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora no kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ariko mwebwe ni muri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabaruwe. Umuntu wese utagira umwuka wande, umuntu wese utagira umwuka wa Kristo, umwuka w'Imana naza azatsinda mw'isi abemeza iby'icyaha n'icy'amateka n'ibyo gukiranuka, ndetse abayobore mu kuri ko azenda kubye abitange. Kubw'ibyo rero umuntu ushaka umwuka wera nasobanuze iby'icyaha muri Adamu wa mbere, asobanuze ibyo gukiranuka muri Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, maze naca bugufi agasaba umwuka azakura mu bugingo bwe. Uwo wenyine niwe uzaba ahunze Babuloni. Nakomeza kugumana umwuka wera azabona ubugingo buhoraho, kandi nakomeza kugumana
kugwa mu ijambo azamenya ukuri, kandi ukuri kuzamubatura. Ntabwo Babuloni zizengurutse zifatika, ziriya z'urwinjiro rw'amadini, ziriya zishingiye kuri ya yindi Perugamo cyangwa se i Roma, ziriya zabayeho kera, dore ko zaje zikaza hariya iriya myuka ikaza. Ikiri gikomeye ni aharindirwa imyuka mibi y'aho ngaho. Rero Babuloni igize gute? Iraguye, ariko birireruye kavuga ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo. None niba ushaka gusohoka muri Babuloni ngo atere intambwe aze hano tumusabire Imana, arahari. Niba wumva ushaka gusohokamo uze mu izina rya Yesu. Mpakuzi we ahora yiyegurira Yesu buri munsi. Mpakuzi niko yabaye bari muhiri. Haleluya. Bwoko bwanjye mugire gute? Sohokamo mu izina rya Yesu. Sashi nta wundi ushaka gusezerera Babuloni. Isashi nta wundi ushaka gusezerera Babuloni ngo umudugudu w'igomero awuhunge rwose. Isashimwe ni uyu musore wenyine na Mpakuzi, nta wundi uhari. Nta wundi ushaka kwiyakirira Mwuka Wera ngo acikane n'umutima wa kamere. Nta wundi wumva wakabakagwe ku mutima ijambo rikugezeho nguze hano tugusabire Imana. Niba uhari utambuke. Yesu arahamagara kandi ari arakwifuza uyu munsi, aragushaka ati wampawe ngwino usange. Dore Umukiza arategereje, haguruka umusange. Niba ubyemezwa na Mwuka ukaba utarugeze mwiyegurira, ngwino. Babuloni yo ariko Imana irahamagara ubwoko bw'Imana ngo busohokemo. Bwoko bwanjye nimugire gute? Musohoke mu myumvire ipfuye. Babuloni yagenewe gukirwaho iteka, igiye guhura n'ibyago birindwi. Babuloni igiye guhura n'ibibazo. Rero nta mpamvu yo gukomeza kuzangirikira muri Babuloni. Tera urutambwe uze usanga Yesu. Amen. Mbese nta wundi wumva ashaka kumwiyegurira ngo atambuke? Mbese mwaramwiyeguriye? Umuntu wumva ari umushyitsi akaba atariyeguriye Yesu, ashaka kumwiyegurira, akaba yumva mu mutima we abyemejwe. Amen. Yemejwe n'umutima. Yesu arahamagara. Yesu araguhamagara none arakwifuza uyu munsi. Niki gituma wanga kwitaba ukayobagurika? Uyu munsi wa none, Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Yesu arahamagara barushye ngo abaruhure uyu munsi. Niwikoreze imitwaro yawe nazagushora inshucu. Uyu munsi wa none, Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Wumva ariko urarikwa na Yesu abikabakaba ku mutima. Aragutegereje. Tambuka musange nonaha. Niki gituma wanga kwitaba? Zana ibyaha urimo ubyicuza. Mbese nta byaha usanze mu mutima wawe? Mbese nta Babuloni usanze muri wowe? Nta mazi w'Imana usanze muri wowe? Tambuka utere urutambwe umuhanda, maze usezerere rwose iyo mibereho. Yesu araguhamagara. Niba wumva umwuka w'Imana ukomeza uhaguruke umusange. Haleluya. Yesu arakwinginga ngo ujye wumva ijwi rye utambuke. Niba wumva ikidodo ku mutima, tambuka, bisobanuye ko Mwuka yakugezeho. Abamwakira bazishima. Ngwino umusange utajuyaje.
uyu munsi wa none ngwino umusange araguhamagara. Haleluya. Yesu araguhamagara n'imbabazi ze. Reka ahari umukeneye n'uyu musore na mwakuzi, abandi namwe murimo muramwakira bucece, ariko ukuri ko nuko nguko. Ijambo ry'Imana ngo rizasohoza icyo aritu. Reka dusenga mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami wacu yuko watumenyesheje ubwiru bw'ibiri mu isi kugira ngo tubashe gukira umujinya uzatera ku isi. Waduhishuriye ikigendanye n'umwanzi w'Imana, uko ayirwanya ku mugaragaro akanayirwanya imbere mu mutima, maze uduhishurira umwuka wawe ngo atwemeze kandi adutsinda, duhishurire umwana wawe. Kubw'ibyo uyu musore yatambutse ashaka cyane kukwiyegurira, umutsembeho icyaha cyose, inenge zose uzihanagure rwose, maze umwakire mu buryo bwa mwuka. Kimwe na mwakuzi uko ahora kwiyegurira umurebe, kimwe n'abandi babikorera mu mitima yabo cyangwa mu marigo yabo nabo ubarebe. Natwe umwanzi akomeza kutwoga runono, twongeye kwitanga mu biganza byawe. Ngo amaraso yawe duhanagure rwose, haba umunsi n'iteka